muraho neza. Turi Imenye mubyeyi, tukaba dufasha abafite ubumuga bwo kutavuga kubona amakuru y'ubuzima na serivisi z'imyororokere. Yewe nitwa Mbanjimbere Alex, izina ryanjye mu marenga ni Alex. Inyuguti ya A ushyira hano, yewe ndurutse munsi ururimi rw'amarenga. Murakoze. Tukaba twabasuye rero kugira ngo tumenye neza bimwe mu bibazo muhura nabyo, cyane cyane byerekeranye n'ubuzima ndetse na serivisi z'imyororokere. Murakoze cyane. Amazina nitwa Kamazimpaka Sauda, mu rurimi rw'amarenga ni gutya nitwa. Nshinzwe ninjye presidente w'iyi koperative y'abagore bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga hano i Nyamirambo. Ngahitamo natwe abagore bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga kugira ngo muze mwumve ibibazo dufite bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Mu by'ukuri dufite ibibazo byinshi mu buryo bugaragara. Cya mbere, iyi koperative abanyamuryango 16, tukagira abagenerwabikorwa barenga 30, harimo 20 b'abakobwa b'urubyiruko bakiri bato, tukagira n'abandi bagabo barenga 10. Tubafasha iki? Kuko twebwe dukora umwuga w'ubudozi, tubafasha gutera imbere mu bikorwa dukora. Tugakora n'ubuvugizi, twabona ubushobozi tukabahamagara, tukabaha amahugurwa mu buryo bwo kububakira ubushobozi. Ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, mu by'ukuri dufite ibibazo byinshi kuko tutabona amakuru abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Ntabwo umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga asobanukiwe neza n'ubuzima bw'imyororokere kuko atigera abona aho babyigishiriza. Ndetse nta makuru abona, nta makuru babona, cyane cyane abakobwa b'urubyiruko bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Benshi usanga bahura n'ibibazo, bagaterwa inda zitateganijwe, bakajya kurara ku muhanda. Mu by'ukuri bagiye babona amahugurwa y'ubuzima bw'imyororokere byabafasha. Hagiye haboneka amahugurwa byaba ari byiza, bakamenya uburyo bwo kwirinda inda zitateganijwe ndetse no kwandura indwara z'ibyorezo zimwe nka sida n'izindi. Mu mwaka wa 2019 twagerageje gukora ubuvugizi organisation imwe twabonye iduha amahugurwa. Iyo organisation ni Umbrella, iduha amahugurwa ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ariko cyakari agahe gatoya ku buryo batanasobanukiwe neza n'ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kuko twahisemo bakeya baribo bajya guhugurwa ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Tugize amahirwe tukabona abadufasha bakitanga bakajya baduha amahugurwa, byatunezeza, byadushimisha cyane, tugasobanukirwa cyane n'ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Murakoze cyane. Abandi baragerageza kugira ibindi bitekerezo batanga. Ibyiciro by'abantu batajya bagira amahirwe yo kubona ayo makuru, haba mu biganiro bitangwa
mbwirwaruhame cyangwa se n'ibitangwa ku mbuga nkoranyambaga akenshi usanga bibanze cyane batekereze abafite ubumuga, akaba ari nayo mpamvu rero twifuje ko twarangiza iyi gahunda, naho dutegereje kandi bizera yuko ubufatanye tugiranye ari intangiriro nziza izatuma baduha ubufasha. Mu by'ukuri nk'uko perezida yabitubwiye, ibibazo byinshi natwe twabonye bikunda kubaho, sino mu batabona ayo makuru gusa n'abayabona usanga bamwe barwaye inda zitateguwe, abandi barahohoterwa, abandi bakandura virusi itera sida n'indwara z'imibonano mpuzabitsina kubera kutamenya neza uburyo bakwitwara. ibibazo twashakaga kumva tubwira byibuze uburyo bikoreshwa nuko nyirayo yaza kugira ngo umuntu n'ujya kwamwere kuva avuga ibya mbere nanahanagura nanakubwiye ngo amarangi ureta umurindi amarangi ntanabimwereke mwereke uburyo bwo kuboneza urubyaro. Akabazo gatoya nifuza kubabaza uburyo umuntu akoresha, uburyo mukoresha YouTube musakaza amakuru, se imbogamizi twebwe duhura nazo za mbere, ntabwo twebwe twakumva radiyo na televiziyo, nta musimuzi uba uhari, tumubona ku makuru yonyine, iby'ubuzima nta bisemurwa ku mbuga nkoranyambaga. Noneho na YouTube isaba amafaranga kandi nta bushobozi kenshi dufite, nta bushobozi tuba dufite. Ikindi cya gatatu, abafite ubumuga nta matelefone manini bafite atuma bakisesinga nk'izo mbuga nkoranyambaga ku buryo bakoresha YouTube, ntabwo bose bayafite. Rero mwakwicara mukabitekerezaho, noneho mukareba ese abo bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bakisesinga kuri YouTube cyangwa kuri WhatsApp. Ku bijyanye rero n'ubuzima bw'imyororokere, kuri icyo kibazo mwari muvuze ku bijyanye no kuboneza urubyaro, by'ukuri by'ukuri turabyumva, ariko ntabwo tuzi uburyo bukoreshwa. Ushobora kubumenya ariko ntabwo tuzi uburyo bukoreshwa. Iyo ugiye kwa muganga wifuza kuboneza urubyaro, muganga niwe ugufatira umwanzuro w'uburyo ukoresha. Ntabwo abaza ngo mbese urifuza ubuhe buryo, ntabyo uzi mbese ukoresha imiti cyangwa urushinge cyangwa ibyo byose ntabyo tuba dusobanukiwe. Mu by'ukuri ni imbogamizi ikomeye duhura nayo. Ukavuga se ndajya kuboneza urubyaro, ukoresha ubuhe buryo? Usanga ngarutse ntazi ngo ubu buryo ese bufite akahe kamaro, se nta kamaro bufite, mbese ugasanga ntabyo tuzi. Ubumenyi usanga n'ufite ubumenyi ari buke cyane ku buryo bwo kuboneza urubyaro, bwo kubura amakuru. Ndasanga muganga niwe ugufatira icyemezo akavuga ati ndakoresha ubu buryo.
ukibaza se bisobanuye iki mu buryo bwimbitse, ugasanga ntabyo uzi, akaba ari we ugufatira umwanzuro. Ukaba wajya mu rugo ugatangira guhura n'ibibazo bikomeye, ejo ukibuka ariko muganga niwe wamfatiye icyemezo, ukavuga ati ntabwo nzongera gusubirayo, ugasanga utwaye indi nda itateganyijwe. Ndagira icyo nongera ku cyo Sauda avuze. Mu by'ukuri duhura n'imbogamizi nyinshi zikomeye, cyane cyane yo kubura amakuru y'ubuzima bw'imyororokere. Usanga kenshi imiryango ariyo ifatira icyemezo abana bafite urubyiruko rufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Ugasanga ni imbogamizi ikomeye mu miryango itandukanye, aho dufatirwa ibyemezo. Murakoze. Ati ikindi, ati imbogamizi duhura nazo, uburyo ntabwo imiryango yegera abana bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ngo babasobanurire ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ku bw'ikibazo cya miscommunication. Ntabwo guhanahana amakuru kuko batazi amarenga, ntabisobanukirwe n'ubwo buzima bw'imyororokere, akajya kwisanga agasanga yatwaye inda itateganyijwe cyangwa yanduye indwara z'ibyorezo nka sida. Kijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, usanga tutazi uburyo bukoreshwa bwo kubara ukwezi k'umukobwa cyangwa k'umugore. Akenshi usanga tutabizi, ukaba utazi ngo ndabara ni ryari. Tukaba dusaba amahugurwa yimbitse cyane ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Muri kuri birumvikana ko ikibazo kandi kuba nta buryo buhari bufasha kuba mwabona ayo makuru ndetse n'ubwo bumenyi kugira ngo bamwe bafashe n'abandi. Ari nayo mpamvu natwe twatangiye iki gikorwa, kandi turizera neza yuko tuzagenda neza, kuko twifuza ko tuzahugura abantu bamwe nabo bakabigeza abandi. Mwabizi agafasha undi kumenya neza, nawe agafasha mugenzi we, bityo mu buryo bwo kuboneza cyangwa se ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere abantu bakabyumva neza, kandi ntibongere guhura n'ibibazo bahuraga nabyo byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere. Atese ibyo byo guhugura abantu bagahugura abandi, ikibazo gihari utumva utavuga urangije guhugurwa agahugurwa nk'iminsi 3, urumva yagira ubushobozi bwo kujya guhugura abandi bagasobanukirwa, cyangwa hari uburyo buzahoraho bwo kujya mubongerera ubumenyi bwo kwigisha abantu iminsi 3? Ntabwo yagenda ngo asobanurire abandi ngo babyumve. Murabitekereza? Muri gahunda dufite cyangwa se mu ntego zacu, duteganya kuzashyiraho ishuri ryigisha ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, by'umwihariko abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, ndetse tugahugura n'abaganga batanga izo serivisi, bakagira ubumenyi ku ndimi z'amarenga, kugira ngo ugiye abagana kwa muganga
ajye abasha kumvikana nabo ndetse abashe kumenya amakuru yerekeranye n'ubwo buryo bwo kuboneza. bije nini kuko guhugura abaganga ukabohereza ahantu kugira ngo bazatange serivisi neza, hari igihe umuhugura akagenda ntabe yahura n'uwo mudefu ugasanga na ya marenga arayibagiwe. Ikindi ku ishuri muri kuvuga muri gutegura ryo kuzakira abadefu abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bonyine, ese nibaza bakarangiza kubyiga bakarangiza igihe wenda nibarangiza kwiga bazabibonamo inyungu, bazabibonamo inyungu ku buryo byabatunga cyangwa no kubyiga gusa bakagenda. Abenshi usanga kujya gufata ubumenyi ntacyo bazabukoresha, ugasanga rimwe na rimwe ntabwo babaye interested, ariko mubafashije no mu buzima busanzwe bagatera imbere nk'abandi, ibyo nabyo mwabitekerezaho. Reka niba mugenzi wanjye ari mwiza nawe agire icyo avuga kuri iyo ngingo. Murakoze cyane. Ikibazo yarabajije ati ese umuntu naza kwiga akarangiza ubumenyi yakuyemo aho ngaho ubwo gufata gusa cyangwa ashobora gusura kuzamutunga? Tujya gutegura uno mushinga babonye yuko abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bafite imbogamizi, atari gusa muri serivisi zo kuboneza urubyaro cyangwa se muri serivisi z'imyororokere, ahubwo no mu buzima muri rusange. Batekereje kuzigisha rero ururimi rw'amarenga kugira ngo abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bazajya bafashwa muri serivisi zose. Ari nayo mpamvu duteganya ko nitumara gusura iryo shuri tukagira umubare ugaragara w'abantu bamaze kurangiza muri urwo rurimi rw'amarenga, tuzasaba ubufatanye na leta muri serivisi zose ku buryo aho uzajya kwaka serivisi n'ubu uzajya usangayo umuntu uzi ururimi rw'amarenga ushinzwe gufasha wa muntu uje ugana aho ngaho kugira ngo ahabwe serivisi. Impamvu twabitekereje gutyo ari byo wenda twari kuza no kugeraho, twibazaga tuti se ko twarebye ibyo byumwihariko tukareba ibibazo duhura nabyo, ese iyo duhohotewe turafata, ese tubona uburyo dutangamo ikibazo cyangwa se ikirego? Ibyo byose nibyo byatumye dutekereza ko uno muryango wa Imenye Mubyeyi kugira ngo dufashe kandi dutange umusanzu wacu n'urubyiruko wo kugira ngo dufashe abafite ubumuga bwo kutumva no kutabona kubona amakuru mu ngeri zose, aho kuri serivisi zose, ariko cyane cyane serivisi y'ubuzima bw'imyororokere, kuko aricyo kibazo tubona gihangayikishije
hari abangavu benshi bari guterwa inda zitateganijwe bitewe n'uko badafite amakuru ku buzima. Bityo rero murumva ko kuba iryo shuri rizajyaho n'ayo mahugurwa azatangwa, murumva ko bizagira akamaro. Murakoze. Waba afite ikindi kibazo? Akabazo mfite. Ikibazo umuryango wanyu ukorera hehe? Mufite ibyangombwa, certificate, mufite ibyangombwa bya RGB? Icya kabiri, ese kugira umuntu aba umunyamuryango wanyu bisaba iki? Uraza kunsubiza ikindi gitekerezo. Mbere yuko nkijyaho reka mbanze wenda nunganire ho gatoya. Hari ikibazo yari yabajije avuga ngo bisaba kujendeyure, yibaza niba abantu bazafata ayo mahugurwa bazakuramo izihe nyungu. Turamutse dufashe bamwe tukabahugura, ese bo bakuramo izihe nyungu? Ndabijyanira rimwe n'iki ngiki abajije nyuma kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Uyu muryango wa Imenye Mubyeyi tujya kuwutangiza, twatangiye ibiganiro byinshi bisanzwe nk'uko abantu basanzwe babikora, ariko tuza kubona ko hari abantu batajya babona ayo makuru nk'uko tubitanga, bituma dutekereza kuri iyo ngingo. Kubitanga gutyo ntabwo iyo tubitanze ari abafite ubumuga gusa babibona, ahubwo n'abandi bantu basanzwe nabo barabireba cyangwa se bakaba banabikurikira. Rero iyo twebwe Imenye Mubyeyi mu ishuri tuzaba dufite abantu tuzahugura cyangwa se tuzigisha, bazagenda nk'intumwa zacu, ntabwo bazagenda nk'abantu bari aho ngaho nyine ngo bafite knowledge cyangwa se ubwo bumenyi gusa bagiye gufasha abantu. Uyu muryango wacu rero niyo mpamvu twatangiye urugendo rwo kuwandikisha muri RGB. Turimo twuzuza ibyangombwa bikenewe kugira ngo tubashe kwandika. Ari nako tugenda twitabira ibikorwa bitandukanye kugira ngo tubone abaterankunga, ariko intego nyamukuru dufite ni ukugira ngo umuryango tuwandikishe, hanyuma ibikorwa duteganya kugira byose tangire tubifungure gake gake, byose bigiye mu bikorwa kandi bizagira umumaro, kandi bizaba ari inyungu ku bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, ndetse by'umwihariko batanga serivisi z'ubuzima baziha abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Ndatekereza bizatuma umubare w'abantu bahura n'ibibazo bitandukanye byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere uzagabanuka. Ikindi bizahindura ubuzima bw'abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, kuko iryo shuri rizamuha amahugurwa. Basubirizamo harimo abanyamuryango, hari ikibazo yabarijemo cy'abanyamuryango. Murakoze. Nacyo nari ngiye kugeraho. Mu by'ukuri twebwe mu gutangira turifuza ko tugira abanyamuryango b'ingeri zose,
by'umwihariko akarusho twifuza kugiramo abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, bakaba bamwe mu banyamuryango bacu kuko nibo bazadufasha cyane mu bikorwa byinshi tuzajya dukora, cyane cyane byo kugeza amakuru ku bafite ubwo bumuga. Twebwe rero ku bufatanye n'indi miryango twifuza kuzafatanya nayo, ndatekereza yuko tuzaba turi umuryango mugari uhagije urimo abantu b'ingeri zose, nta muntu n'umwe uhejwe kwinjira, kandi ubu ngubu kwinjira nta kintu kinini bisaba. Murakoze cyane. Umunyamuryango ufite ubumuga ubusanzwe dukunda umuntu umenya, dukunda umuntu biba byiza kugira ngo umuntu asobanukirwe n'umuryango, yego, tukamenya ngo mbese kwinjira muri uwo muryango bisaba iki, ushobora kumenya ngo ese ni iki muzafasha umudefu, umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, tekereza ese ahantu dukorera, ahantu wasanga abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ni hehe by'umwihariko, kuko ari twebwe tuba tuzi ayo makuru. Byaba byiza ko umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga akinjiramo akaba umunyamuryango agasobanukirwa neza. Bizafasha iki rero? Bizafasha uyu mushinga ndetse kubona abaterankunga no kumva neza vuba ikibazo gihari, kuko umunyamuryango by'umwihariko ufite ubwo bumuga ari nk'umunyamuryango, bizihutisha no kubona abaterankunga. Ikindi bizadufasha kubona n'amakuru mu buryo bwihuse, kuko hazaba mu muryango haba harimo abanyamuryango bagomba no kutavuga. Twese bizadufasha mu gukemura ibibazo by'abana bafite ubumuga bwo kutavuga. Murakoze. Rero biranshimishije cyane kuba ko natwe nicyo kintu twifuza cyane dushimisha, kuba turi umuryango wavutse by'umwihariko turi kumwe na bamwe mu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga mu muryango wacu. Ndatekereza kuba kwinjira ari ubushake, buri wese ubishaka yaba umunyamuryango, nubwo turi mu rugendo rwo kwandikisha, ariko ndatekereza kuba umunyamuryango byo ni uyu munsi n'ejo n'ikindi gihe cyose. Ntabwo bisaba ngo ni nyuma y'uko ngo twamaze kwandikisha cyangwa tutarandikisha, kuko iby'ibanze twatangiye gukora kandi turakora, ahubwo icyo tugenda dukora ni ukugenda dushyira mu bikorwa zimwe mu ntego zacu. Rero twabaha karibu mu muryango wacu,
tukaba abanyamuryango tugafatanya bityo tukabasha kwiteza imbere binyuze muri ubwo buryo. byo tuza kubikemura mu by'ukuri. Ubu ngubu mwabyumvise neza, mwumvise ibibazo tumva bafite, twizera ko muzakomeza gufasha ubumuga bwo kutumva no kutavuga bagasobanukirwa n'ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere.